ko rwose uri inshuti na Ndyama nzindutse wazamba bariyikwa munzanira nkakwereka aho munkirira njewe nkamwihimura ariko ngiye mbi inshuti na kira kigoryi ngo bigende bite mpanga iki nawe se shoti ariko nyine kakiri inkuru ngugiye kuroga umugabo wawe koko uretse unyumvire ubwo si Ndyama nzindutse uri kugenda ansebya ambunza uretse arambona bibaye ari byo nukuri kw'Imana iriya ntama y'Imana wabuyihohoteye rwose sinkubeshye furafu nkiyame nawe utanyivangira mu buzima simbikunda sinjye nkunda umuntu unyivangira mu buzima icyo tucyumvikaneho nawe tutazaserera oya ibyo tubyihorere icyo nkusabye mbabarira uzanzanire Ndyama nzindutse urumva muhereka aho munkirira muhisomo ku buryo atazigira ryibagirwa urumva wa muntanga urumva wowe wandusha gutanga isomo reka nzarambona reka ngiye kumuhiga ambwira ko ntagenda nsebya buretse Shiro nuramugore mwari muri gupanga iki ko bambwiye ngo ajya twara n'abagabo babandi no kuri mugore nta kintu navuganaga nawe byo wabyizera ko kandi nsanze muri kumwe oya no kuri kw'Imana Sheri nta kare twigenda mba nubwo tugiye ntago nizeye neza uramu nababaye sa konya na yimko sa ibi bintu ni ibiki koko mwaramutse ese twaramutse wahaye ikimana hayi data iki ese madame mbona warakaye cyane wababaye warakajwe n'iki namwe badamu bose mujya mubabara gutyara ayo mabarura mwatangiye ryari ko mutigeze mutumenyesha amabarura ahese madame yukurirwa muzenguruka mu ngo z'abantu murebuzwa mureba abagore babyutse barakaye cyangwa biriwe barakaye se nyine urumva ndumva iki ubu nawe uraje wirirwe muri uyu mudugudu muri aka kagari ka Ruhango ugenda ubunza ngo umugore wa mwami wasanze yarakaye nkiyame reka rero ibyo tubyihorere muri nta birenze nishakiraga amafaranga y'umutekano agatangaye ko amafaranga y'umutekano none uratinyuka nsanze meze uku nguku uransaba amafaranga y'umutekano ngiye urebye urabona umutekano nkufite arega ro madamu twumutekano ducunga hano hanze hagaro mu buriri ka umutekano wabuze rwose mubwiza ukuri ntagaro hano hanze pe no mu buriri rwose none uragenze nabivumbuye wa mugabo we kuba ameze gutya niki kikubwiye ngo umutekano wo mu buriri niki kikubwiye ko narakajwe n'ibyo mu buriri bifitanye isano no mu buriri bite ninde ubikubwiye nabimenyeye ku minwa kuki buriya rero sijye ko ndi umuyobozi burya ndi umuganga ndi docteur ndumuganga yazane nge no kwishuza ahandi se yabaye iki inko yawe urabona itabyibye se yabaye minini cyane kandi baravuga ngo abadamu abakobwa buranga ari ikindi kimenyetso ngo kijya guhura n'iminwa ndabona rero ikibazo ufite aho gihuriye n'iyo minwa yawe nagiye kera ku busa wakubona rimwe na rimwe ubungana amabibiriya ugenda winjira hirya no hino mu nsengero yagira ngo uri umuntu iminwa yanjye urabona hari ikibazo ifite igipagane gitembera mwese kuba nkurutse Imana kuba nkusobanuye cyangwa nkavumbura ikibazo ufite urumva ntutserurema koko
ahubwo uzanshake nyikubakira uzareka abantu batazatangira kuguhururira. Ubaka iki cyo mugabo? Iki cyuzubaka? Nyine icyizere da hari ikindi se. Ni icyizere da za ikindi mvuze ko. Ewe. Mbega urugabo se amafaranga uje gushaka? Kikubakira da. Enda amafaranga mutekano mvira. Nuko nubundi niyo yangenzaga. Mvira, icyo cyizere ugende cyubaka handi ugisakare ugipavome uko byumva utaje kugisakara ku mugore wa mwami. Uzabitekerezeho neza. Genda ibyo genda. Murakoze. Ewe. Mbega ururaya. Ako uyu mugabo nawe nari bonyiri. Ntankiri. Igikobwa cha uwampogoje genda gake nyumva mwana wa cha wantwaye uruhuno ruhande neza. Muzofashwe n'ibiki none? Ariko si cha mukobwa wa Ntamabyariro koko ubonaga kuba kwa Ntamabyariro nta viyono mufite? Ibyo se uvuze ni ibiki? Hajya ntabwo yakujanye mu ishuri. Ariko navugaga ibijanye n'iterambere nuko nari mbivuze mu Giswahili. Ndumva waranize muze. Kwiga si ntumbona guca ndodaga ngo ugire ngo ndoroshe. Je ndi maneko original mba mbihishe inyuma. Muze ntukamenye gusetsa. Uri maneko se maneko arabivuga? Cyangwa uri maneko aba abantu birirwa bakwibira amakoroshi ni buri kuneka? Wewe chunga munwa wako sana utankoroga ninakuweka gitandani. Byose kandi byo ni ibiki uvuze? Nakubwiraga nti genza gake kuko urebye nabi nagufunga nagushira muri gereza. Kaburiya nubwo mbonaga gutya ntabwo noroshe. Dore buriya nasiko akomeje kunyikaraga ngo ari kungendaho namufunga. Ese muze wamufunga ugira gereza ahubwo se muze ibyo tubyihorera. Wamaye y'amafaranga wanyemereye. Amafaranga ariko none uranyemereye ko wa mugabo noneho mwaza gusuhuzanya ntaribe? Nta kibazo tuzahora dusuhuzanya. Ntacyo. Ubwo kangende nuko nkubonye naringiye iyo hepfo sinzi ahantu nahinze utujumba ngiye kureba barambwe ngo baratwahiye. Ariko ubwo ngiye kugenda umugambi rero ngiye kugurisha ruhaya yanje ya yindi nakubwiye ifite urwanwa nk'urwafurafura. Noneho nibyanga ndagurisha n'agace k'ishamba kugira ngo nituzuzanye naje uzasanga emeze neza. Sawa ntari biro nanjye naringiye ku isoko ngaho genda ubwo tuzasubira. Ndabikora rwose. Kangereyo. Akoso nkigiye wahere ubundi nkibi nibicu uri kwandika. Ndebera ubu sibi nibicu uri kwandika. Washushanyije imirongo imanuka itambika sinzi ngo ni ibiki. Asima dareka nkubwire ahangeze uramutiba twegeze utumvikana mu butaka uzagwa uno murima dore ukuteye ariko tekereza nk'icyo kibazo igihe twahere birabyigeze bizamo by'imitiba ibyo by'imitiba n'ibiki byo so butaka waje kureba wasanze bwagabanyitse se byibura ku buryo wambwira ngo biki n'ibiki ariko byari ngombwa ko ngera hano si ibyo byesere bije mafu uzise n'urufaransa burya arawe nubwo tubatunga amafaranga nkayo ngaho ntabitse urufaransa nako ntazi urufaransa
Akuje n'ibiki. Okay, none se ibyo tubireke. Ahubwo se ndimo ndihuta. Mudugudu ari hehe ngadusinye? None ubyishe byose. Ngishe byose nese. Ugiye kuvanga amasaka n'amasakaramentu. Mudugudu ni mwene data, ni mwene mama. Mudugudu yagiye kugurisha njyajya ntumira. Ku buryo wambwira ngo biki n'ibiki. Ko narumiwe. Ku buryo nakifata gihe nkaguha amafaranga gutyo gusa nta udusinyira. Mva ku izina ry'Imana. Wowe icyo upfa nuko nza n'abagabo banje, sibyo? Ukampa amafaranga tugahererekanya. Hari ikibazo bakadusinyira. Wabera ari bwumvaho ibyo bintu byabaye tugahererekanya. None Oya, ibyo rwose ntabwo mbyemeye. none urimo kunyandikisha kubuza. Ibyo reka tubyihorere. Barabizi neza ko utakari ubwawe. Ku izina ry'Imana n'ubwanje. Okay, noneho ikindi ahubwo nashaka kubwira ntago amafaranga naje nyazanye. Itonde. Ukamunyandikishije ibintu bingana gutya. Ntago ikibazo ari kwandika nta kibazo. Ibyo wandika rwose nta kibazo andika pe. Nubwo mbona uri kwandika ibintu bidasobanutse. Ahubwo wowe genda ujye kuzana aba bagabo. Sibyo? Genda ujye kuzana aba bagabo bawe batatu. Nanjye nzana amafaranga tuhahurire. Hari ikibazo? Reka ku izina ry'Imana ubutaka n'ubwanje. Nese ubwo mu minota ingahe? Ni minota mike. Nta kibazo. Nukurumba barubanguka. Ako shaka mama. Kana mugabo. Kora kubonamo igihunyira. Igihunyira? Igihunyira nawe. Komera komera. Kandi igihunyira ko. Uziko ahubwo nanjye kuza kukureba. Uyu mugore ejo mwari muri kumwe. N'uwo muri kumwe. Ubu uyu mugore naguri gushaka umutuburira ntamabya. Ikibazo cyanyu rero. Umuntu yagiye gutera imbere muhita muzana ibintu by'ibigambo. Nimba umuntu yanyizeye akamwa ngo muhingire ino sambu yose. Hano ni muko yarahaguze. Oya. Nimba munyimana ngo nyihinge nyimucungire. Ni kuri kw'Imana. Uyu murima wose mu cyamo gatara munuze. Rwose ngo nzajye mpahinga mpamucungire. Ahubwo nanjye kuza kukureba n'akazo ngo munsi ni mu nkobitere rwose ikaramu ku rupapuro kugira ngo ibintu cyangwa ngubwira amabya. Nimba utari kubeshya rwose. Dora hano nushyiramo ifumbire. Yimbo rero ugacangamo ya kizungu mva rugano. Uzajya weza pe. Nta muntu uzakurikira muri kano kare. Ni impamo y'Imana. Ahubwo wowe sinze wowe genda suje ku kabari. Wowe niho naringiye. Genda ugotomera inzoga unywe ucyo ushaka. Ndaje byose ndabyishyura. Dore nakazo umushizara kwa nyabyondo hararuguru. Niho amano taje guceho rwose. Umva rero nkubwira. Reka ndindire kazungu. Ndaje munsinyire ahubwo wowe genda akabaru gafunge ugotomere inzoga ntumubwoko. Na mabyari. Umva ntumwe inzoga unywe. Urara mu kumbeshya wa mugabo. Aho uzacanza amacisha umuriro. Bakwambaye rwose. Gasa. Ukubiza nge nakubeshya kandi n'umufungo ngiye kwibika. Wereka ngende disome. Ariko nisanga nawe utasinze. Umenye yuko bungu oya humura ndarisoma. Ariko ukambeshya shaho nta mabyari. Nta mabyari ndakuye. Wowe genda ntutoranye ubwoko unywe inzoga. Ndaje nkwishyurira. None reka nkubwize ukuri. N'inyungu wagombaga gukora uno munsi. Zose uzimbare. Uravugisha ukuri. Nushaka umwe wifungiranye ntagire umuntu ahubwo akafata. Genda ugafunga nge naka. Uzana sinyeho nigende. Oya ndasamba uzaza konsinyira aho ngaho. Nta kibazo none. Reka ngende ndimwe sha. Ako shaka ukambeshya rwose. Ariko byo nibi. Numbeshya nta mabyari. Genda ugotomere sha. Ahubwo akazungu ndamukura he? Wo kazungu naye mukanya arabacanga musizara kwa nta byondo hararuguru. Araje mukanya rwose ndaje we genda ugotomera unywe. Nisanga utasinze sha urabo wampfunyiki. Somere kandi somere kura kumbeshya sha uzaje cyose. Zaje manyiza umuro nanjye uranze kanje. Sibyo nere. Wiruka nakubonye ndyama nirukankanwa n'icyogo nakuze ko wantengushye ko mbona uhaze haze akubundi reka mubaze ikibazo iyo wirebye ukikontorora we nka ndyama nzindutse kisuzuma neza ubu ubona nibura uzaba umuntu bigenze gute mbabarira umbwiza ukuri ku izina ry'Imana kazo urareba ugasanga ngewe mu buzima bwanjye ndi igishushanyo ni ikintu kirenze ahubwo ni ukuvuze ngewe buriyo nkurebye nka kwitegereza sibyo kureba mbona n'ahantu utandukaniye na ruhungu umukiza pe n'ahantu utandukaniye na ruhungu umukiza ariko bihunga umukiza urayizi uzi yuko icyo gitutsi ahubwo ku mafaranga ku ideni nari nkurimo wakongera ibindi bitanu uzi ko icyo gitutsi na leta biguhanira umuntu nkanjye nturanye n'umusiramu kamwe ariko bihunga umukiza urayizi cyatungo rigufurije nabo ngo nefu tangiye kuzana ya manyanga yende ngurube niko ushatse kuvuga
ikindi nakubwira wa mugabo sibyo icyo nkubwiye cyo nta muntu ujya urya amafaranga yanjye ngo yaheze muri karitsiye yose baranze akose amafaranga ugenda ubaze abantu bose nta muntu ujya uheza ibyanjye ariko nanone nimba nyine wenda bikugoye amafaranga utayabona tugende mu rugo iwawe nkwereke ikindi kintu urama bihwaniremo cyo ubwo iki ngo uza kumfatira njya umuntu umusirimu nkanjye ukeke yarega n'ubundi se ko nabibonaga ubundi nkimubona ati mbona ko nzamutsindira nzamwegukana no mu nzozi zanjye nahoraga mbirota nyine ngo tugende nyine mu rugo umpe wa mukobwa wawe noneho nanjye bihwaniremo nta kindi kintu ndirwa rwose nkwaka nta kindi ndakwaka pe umukobwa wawe ariko cyakora wa mugani urumva akira ubundi umukobwa wanjye akwiranye n'inzobe nk'iyawe yitamo ikindi cya kabiri ndagushaka wowe na ntuzana kwa gasatsi wowe munsinyire ubundi nkunyweshe ahubwo wantenguye ko nakubwiye ngo nturye ntunywe ubundi biwureshe wabuze amafaranga yo kunyishyura none ugiye kubona amafaranga yo kunywesha no kundisha ikibazo n'amafaranga none nawe yaguhaye mbwira ngo iki cyangwa ikibazo hasi kumba oya ikibazo n'amafaranga cyangwa ikibazo nuko nakubuze ngo nayo gwaye mbwira ngo iki nyine nkubwira je turi ikintu ngushakira nakubwiye ngo nturye ntunywe ntukureke kandi ndabona do amabondo ari amabondo yamanvanaho yamitwe ntunzaneho yamitwe ndakubwiye ngo tugende kwanduza kwa gasatsi umwe icyo ushaka ubundi nkwereka akantu nkorera cyangwa ushaka kwikura inzoga mu muhogo isundi kutabimbwiye kare kose ubundi urinda kumvugisha